ahubwo seza uzatuma abantu bagira ngo ndi umuntu reba ukuntu nsa ndi umunyarwanda reka rero nyine none se ntihari abazungu b'abirabura tuzi bibaho hari igihe umuzungu burya ibintu byose abivanga tu ariko by the way ni sawa kabisa ari ikiganiro nigeze hari umuntu ugeze kutwandikira muri comment aratubwira ati ariko se umwana w'umukobwa ntashobora no kuvuga mu kinyarwanda byivuze ngo nawe tuzamwumve so ntekereza ko ndakivuga mana yanjye tunahuye na rwamenye wagira ngo ni nanjye baruhanze ndurimo neza ariko nyine turabakiriye reka amahoro y'Uwiteka akomeze kubana namwe rero Cezari uyu munsi ndifuza yuko tujyana ikiganiro umva hari umugabo maze iminsi cyane nifuza kuganiraho nawe abana byarindi tuza tukigisha abantu ijambo ry'Imana noneho ndifuza yuko tujya mu buzima busanzwe Cezari tugakura ikintu tukacyumva hari umugabo nkeneye yuko twigaho tukamenya ngo ninde niki esateyate ariko ubundi je sinzi bari n'umugabo ndashaka kubaza ari bari umugabo umugabo ibyo byose ubwo tubwire nyine nuwe mugabo wundi prince nuwe mugabo ushaka twigaho nuwe mugabo ushaka tuvugaho Cezari ejo we naricaye ndibaza nti ese satani ni muntu ki ese ni umuntu ni umwuka ni Cezari ngewe mfasha kumenya ngo satani ni iki ni umwuka ese undi ni umugabo cyane umugore ni umwuka ni iki nsobanurira satani ni iki mu by'ukuri ntago ushobora kumenya neza satani icyo ari cyo ariko ibyo ari byo byose nta nubwo twanavuga ngo ni umuntu urumva kuko satani afite nk'uko ashobora guca muri byose ni nk'uko ashobora guca kuba umuntu ariko uko mbyumva uko abantu babifata reka two kujya mu buryo buri biblike ahubwo wenda tubifate mu buryo buri reality nta muntu n'umwe urabona satani nta muntu n'umwe uratusha kuri satani ahubwo ibyo byose ni ibitekerezo by'abantu biha umuntu biza mu umuntu akaba yavuga ngo dore satani ngo rero bivuze ko satani ashobora kuba ari mu mwuka ibyo byose ni ikintu kidafatika mu yandi magambo noneho satani ashobora none kuba yakorera mu muntu mu bindi bintu Cezari reka nkubwire njye maze iminsi ntekereza ndavuga nti satani ntago wamurebera muri Bibiliya buri gihe ngo umwumve Bibiliya imuvuga nk'umuntu wakosheje ku Mana mu gihe Imana yamuhaye faveur irutiza abandi bantu bose mu ijuru none ngewe aho nashakiye kureba satani nashatse kumureba mu bantu Cezari ntago ushaje uracyari muto uracyari urubyiruko ndashaka umbwire nti satani ni gute wamudefinisa ukurikije ibihe isi yacu iracamo munganiriza umbwiye ati satani nkurikije ukuntu isi iri gucamo muri kino gihe satani namuvuga gutya nkuko wari ubivuze buriya jewe iyo ngiye kudefinisa satani ndabivuga ku bwanjye ariko nzi ko ibyo byose hari abantu duhuje nako ubundi satani nkuko wabivuze nese tumubonera mu bantu exactly tumubonera mu bantu hari umuntu nigeze guhanagwa nk'urugero nigeze guha urugero ndavuga ngo niba ushobora gukora nk'ikintu urabona wenda satani yagize gutya ashuka umuntu ashutse umuntu yoreka twese ariko hari n'abantu satani akoreramo nabo ubwabo bakoreka abandi icyo gihe ubwo umuntu we wamwita iki ntabwo wamwita satani ntiwamwita satani ko bavuga ko satani yamukoreyemo ntabwo urugi ruzikoresha ntabwo igiti kizikoresha ntabwo inzu izikoresha ahubwo akenshi satani tumubona mu bantu tumubonera mu bantu mu bikorwa by'abantu mu mitekerereze y'abantu mu byo abantu benshi ngiye niko mbyumva bashobora kuba bakora ariko Cezari kangiye nkubwira ikibazo maze iminsi ngira sibyo ngende umunyeshuri niga kaminuza sibyo ngiye kubaza ngiye kuvuga ni nk'inkuru y'ibintu nabonye nzibazaho cyane kandi nzi neza yuko n'umuntu wese unkurikiye uyu munsi ashobora kuba arimo araca muri icyo kibazo cyangwa se akabahura nacyo cyangwa akabona bagenzi be bagihura nacyo ngiye nkunda kwibariza ku rubyiruko ko nahindwa nyinde urubyiruko kandi ibyo bintu mpura nabyo ariko noneho nge nabaza umuntu Cezari nakubaza ati Cezari bino bintu se ko mbona bimeze gutya ugahita umbwira ati Prince ni satani none ngewe nagize ikibazo runaka umva kivuge ibyo byose n'ikinanira n'abadukurikira muzatubwira bazadufasha kuko njye nasize twakiganiriyeho ambwira ngo ni satani none naje kwibaza ati se satani ninde n'iki akora ate suko nta n'umukristo ndakijijwe numvishe satani kuva kera ndi muri ekodimi ariko uyu munsi ndashaka kumenya nti akora ate sibyo nkuko nzi twumve hari umuntu nzi
amatwi mwumva iyo story yarakijijwe. Muramfasha kumenya Satani nkuko abivuga. Yarakijijwe. Mudufashe n'ukuri njye birandenga buri gihe. Yarakijijwe azi Kristo kandi amukorera. Hanyuma n'umukobwa wari ukiri muto muri Kristo kandi akomeye azi Kristo. Mu gukura kwe aza kuza guhura n'umusore. Ahura n'umusore. N'umusore Seza. Abasore mwebwe niko bimeze, komeza. Komeza. Hanyuma uwo musore, uwo mukobwa akunda umusore cyane. Umva aramukunda kuri rwa rwego. Cezari yararebaga akambwira ati Prince ngire nteko meze nk'umuntu ukunze bwa mbere kandi usugambye. Iyo ni true story. Ni Cezari ukubizi ngenge nzani nta kibazo. Nubwo nzivuga nk'uzibayemo ariko si ibintu Iyo ni true story. Ni story ariko irimo isomo. Nicyo cyane nifuza ko nsobanurira namwe muzansubize. Uwo mukobwa akunda umusore cyane ariko n'umusore yakunze umukobwa apana bya bindi byo kuvuga ngo arajijinganya cyangwa se amukunde bya bindi byo kumushudikanya bya bindi by'abasore b'iki gihe. Yaramukunze pe ariko umusore ntago yari umusore usenga ariko ntiyangaga umuntu usenga ni nasuzuguraga n'umuntu usenga. Yarabyubahaga umukobwa kamwe ati ngiye mu materaniro akangati genda nta kibazo ndanaguherekeza rimwe na rimwe kamuherekeza ariko agasohoka gataha ariko ugasanga ibana na babantu binywera izo nzoga binywera iryo tabi ariko nyine abaho muri ubwo buzima. Hanyuma uwo mukobwa aza kuba muri ubwo buzima nyine akunda umusore akavuga ati njye sinamureka. Nubwo umusore byari bimeze bityo. Nubwo byari bimeze bityo akaza kumva iyo sarimo ntago ari yasi yakuriyemo ntago ari yasi y'umwuka azi ariko nanone akarira akavuga ati sindi buhave sindi bure ko umuhungu kandi sindi bumuhindure ngo amere uko nshaka. Yego kuko uwo muhungu ni wa muhungu yabwiraga ati tubigenze gutya. Umuhungu ati ntacyo akamubwira ati iki kintu sinagikunze. Umuhungu ati tugihindure. Buzuzanya. Umukobwa nta kosa n'imwe yamubonagamo byatuma avuga ati umuhungu ndamureka. Urabyumva Cezari? Ndabyumva kabisa. Urabyumva ahantu bakundana babana bakunze kubonana byanze bikunze ntabura no kuba bakora bya bindi byahihishe bya bindi bajya mu cyumba bagafunga. Birumvikana. Kandi umukobwa arakijijwe. Ibyo bingarure kubaza nti icyo si icyaha. Exactly ni icyaha. Ariko twambaye umubiri. Ku munsi ngo marayika cumura kangahe? 7. Okay. Ibyo simbishyigikiye ariko nabwo uraza kugenda dusobanurira. Hanyuma umukobwa aza kugwa atwara inda. Amaze gutwara inda abaza umuhungu ati se tubigenze gute? Iyi nda tuyigumane cyangwa tuyikuremo? Umuhungu aramwirira ati ngiye icyemezo ufata cyose ndagikurikiza. Nufata kuyigumana umwana ntazakubura na pampex hano ugazamburana ifu y'igikoma. Nzagusapotinga uko nshoboye. Ariko mu by'ukuri njyewe ntago ndi muri ya position yo kugufata ngo nkuzane iwanjye sinifite. Umukobwa nawe ati nanjye ndiga maze kugera muri universite mfite amahirwe yo kuzakomeza ubuzima bwanjye. Ese mbigenze nte? Urumva Cezari uzi cyabaye? Nanjye ntegereje kumva conclusion. Bafashe icyemezo bomba ari babiri ngati umwana tumukuremo. Yari indano. Barajyana bajya kumukuramo. Umuhungu ni yamutereranye. Byose barabikoze barabifatanya baragenda inda bayikuramo. Umuhungu aramubwira ati tubuze uwa mbere ariko wa kabiri ntituzamubura. Urabyumva Ceza? Urabyumva? Ndabyumva. Yewe uraza kumbwira ahantu Satani ari sibyo? Ndahakubwira. Ati uwa mbere turamubuza ariko wa kabiri ntituzamubura. Kubw'izo mpamvu njyewe sinzanagureka. Ceza baracyakundana baracyari kumwe umva babanye neza. Ariko ikibazo mfite ni iki? Umukobwa yakuyemo inda nta cyamubayeho nta ngaruka yagize. Umuhungu aracyamukunda bya bindi byo kumukunda pe. Aramaramaje n'umukobwa aramaramaje mu rukundo rwabo. Ako ndahangayitse Ceza. Ubwo byongeye bikaba nanone bamukuramo. Nicyo ni ikibazo byanashoboka. None njyewe mfite ikibazo. Satani ari gukorera muri inde? Mu muhungu mu mukobwa?